Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV, aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Muri babaje mu karere ka Musanze abanyeshuri babiri ba kaminuza bakomerekejwe n'abo bikekwa ko ari abajura. Abanyeshuri babiri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo KVM batewe n'abantu bitwaje imihoro n'ibyuma batwara ibintu byo mu nzu ndetse baranabakomeretsa byabaviriyemo kuba bari mu bitaro. Ibi byabaye mu rukera rwo kuri wa kabiri tariki 16 Ugushyingo 2021 ahagana saa 9 z'igitondo bibera mu mudugudu wa Gahanga akagari ka Gisesero umurenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Nsengimana François Xavier wiga mu mwaka wa kabiri mu ishami rya Agribusiness na Ishimwe Adrien wiga muri Crop Science, ubwo bari baryamye batunguwe no kubona bahagazwe hejuru n'abantu bafite imihoro maze bashibuka birwanaho aribwo bakomerekaga muri iyi mirwano n'aba bantu. Nsengimana François Xavier urwariye mu kigo nderabuzima cya Busogo aganira n'umusekirite w'ubu yasobanuye ko byabagendekeye. Yagize ati hari na saa 9 z'igitondo dushaka umuntu aturi hejuru afite umuhoro, nibwo twabadutse tuba twirwanaho tumufata kuko yari afite umupanga yasagana aho bari batoboye gusa dukomeza kurwana tumufata. Ubwo nibwo bagenzi be bari hanze banyuzaga imihoro aho bakadutema, byaje kurangira sisi muri wa mwobo baraducika. Ikigo nderabuzima cya Busogo cyaje gusanga kitashobora kwita kuri Ishimwe Adrien maze kimwohereza ku bitaro bya Ruhengeri kuko imitsi y'amaboko imwe bayiciye. Iki kibazo cy'abantu batera abantu mu ngo zabo bakabiba ibyabo muri aka gace gacumbika mu banyeshuri ba KVM benshi kimaze gufata indi ntera nk'uko bamwe mu banyeshuri babyivugira kuko ngo atari ubwa mbere abanyeshuri babahohoteye. Aha niho bahera basaba inzego z'umutekano kwita kuri iki kibazo cy'umutekano muke. Nyirinzu abanyeshuri bacumbitsemo avuga ko ikibazo cy'umutekano muke n'ubujura bisanzwe kuko bazengerejwe nabo. Yagize ati ibintu byo muri salo byose babitwaye ubwo babatemye bashaka gutwara n'ibyari mu cyumba aho baryamye, mu mudasobwa, amatelefoni n'ibindi. Ibi bintu birasanzwe kuko buri gihe bahora batwiba, nta cyumweru cyashira badatoboye inzu. Ubuyobozi muramutakambira ariko nta n'umwe barafata kandi twishyura amafaranga y'umutekano. Ubu se ko abo banyerundi tubona umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Kangabe Marie Claudine aganira n'umusekirite w'inkuru yavuze ko abanyeshuri batewe n'abajura nk'uko bajya kwiba ahandi, gusa ngo bafite irondo ry'umwuga kandi bakomeje gushakisha abakoze ibi. Yagize ati batewe n'abajura bashatse kubasanga no mu cyumba nibwo birwanyeho kubera bari bitwaje ibyuma n'imihoro bakomeretsa ku maboko, ariko abaturanyi batabaraga abajura ngo bahise biruka. Kangabe Marie Claudine akomeza avuga ko bagiye kurushaho gukaza umutekano byaba ngombwa bakongera abakora irondo ry'umwuga nubwo abaturage bavuga ko batajya bababona. Aboneraho kwibutsa abaturage n'abanyeshuri kujya batabarana kandi bakicungira umutekano. Yibutsa abanyeshuri batuye muri aka gace kandi kujya bataha kare. Iki gipangu kibamo abanyeshuri barenga 20 nubwo batagereye mu gihe ngo kubera bamwe babyumvishe bitinze. Uretse ibyo abo banyeshuri bari bafite mu cyumba, ibindi bikoresho byose byo mu nzu byibwe. Abanyeshuri akaba ari bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo KVM baba hanze y'ishuri. Mu busanzwe mu makaritsiye akikije kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo ngo ntabwo habona nahamurikiwe n'amatara yo ku muhanda, ntabwo abo bajura ngo batinye kubahohotera abanyeshuri. Icyifuzo ni uko mu bice bituwe n'abo banyeshuri hakazwa umutekano kuko ngo hari igihe ari ngombwa ko abanyeshuri batabwije. Nayo nguko ni muri babaje ko abanyeshuri bahohotewe, gasaba inzego z'umutekano zabo kugira ngo zikaze umurego kugira ngo abanyeshuri batazongera guhohoterwa n'abo bajura. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe na share, mwabukoze cyane turabakunda. Imana ibahe umugisha.